ahubwo telefone yahamagara gusa aranyitaba we. Allo? Oui. Imana ishimwe uramfashe nzi utari bumfate. Nta kundi nyine. Mvumba bati ni nyine kubyo papa yagukoreye. Chance ntago nari nzi ko papa wawe ashobora kunkora ibintu. Nanjye ntabwo nari nzi n'ukuri. Kandi iyo bambizi bananakubwiye wenda no kuza. Chance ntago byumvikana. Ntago byumvikana. Nase ugiye kubenura. Chance ndabarira reka mbanze ntuze mu mutwe kuko ibyo ntago ari ibintu byo kwihanganira. Reka mbanze ntekereze. Sugwamba bari. Ntago rwose nyine mwanya wo kubanza nkatekereza hatuza. Kubenura. Chance ndabarira reka mbanze ntuze mu mutwe kuko ibyo ntago ari ibintu byo kwihanganira. Reka mbanze ntekereze. Sugwamba bari. Babarira reka mbanze ntekereze neza. Karibu. Star. Yo boy. Mr. Mayor. Ndakumva cyane murokoke. Meze utumeze. Amahoro. Mahoro. Yesu nashimye. Ahimbazwe cyane n'umwana. Ni karibu kwa Menya. Murakoze cyane. Iyo musozi utuyeho kabisa ni. Ni muremure bya hatari kabisa. Kunzamutse. Numva neza ndananiwe ndacutse. Kwa muri cyane cyo bro. No kubera Imana. Yesu arimo agenda bikora neza bya bindi yagenda avuga. Ariko yari yabitubwiye kandi Imana buri ikindi ivuze byanga bikunze kiratinda ariko tukagirute kigasohora. Yako Imana ntibeshe. Ntago ari nk'umwana w'umuntu. Yeiza kubibeshe rero. Cyangwa narayivuyeho kera. Ntago wayivora yikunda cyane. Iyo yiza kubibeshe byagiye imbwira byose ndimo nagenda mbibona. Ntago yegeze imbeshe n'ukuri ko. Imana ishimwe. Niragenda ibikora neza ibikora buhoro buhoro. Sha nyine tu Nyarugenge murakomeye nta kibazo. Nyarugenge tumeze neza. Nyamirambo murakomeye cyane. Mu murwa mukuru w'igihugu ahantu hari urusengero rwiza Imana yatwubakiye Nyarugenge ni sawa. Wow. Imana ishimwe no bimeze neza cyane. Ya none si mwebwe amakuru yanyu uko mpamagaye ikubagaho byari bimeze bite? Babaranje ibyo bintu bireke. Bireke ebana nibazo birebire byinshi cyane narumiwe agahinda ni kenshi. Nibazo byo mu kazi se? Nibazo bimeze bite? Yaba ari nibyo mu kazi kuko umukire yakwirukana ugashaka undi. Ese wagiranye ikibazo n'umugore byagenze bite rwose? Murakoke bireke. Duherukana kera burya. Yashize igi ukakuza kugusura kera. Ore wanje ya kampani yakoragamo. Barafashe biba amabuye y'agaciro barangije baramubeshe arafunga. Ya shapore kabisa. Ntago nabimenye rwose. None murokoke. Ngambwira se ni kihe kibazo? Nako bireke. Ingegera y'umuhungu idafite epfo na ruguru ivukira mu muryango ukennye iwaboroye inka imwe. Iyo ngegera se byagenze bite? Yaraje kwiba inkweto byaje bigenda bite? Ahubwo kigera niyo kwambara. Nyine mwahuriye he niyo ngegera nyine niyo ndashaka kumenya murokoke. Tega amatwi nkubwire mana nkanjye meya. Ingegera interetera umukobwa. Kiri guteretera umukobwa? Umukobwa. Bahuriye he? Umukobwa wawe abana bo kwamira bafite ikigo bigamo. Iyo ngegera itagera muri icyo kigo. Bahuriye he? Nanjye kuhambanya barawe kuri social media. Barawe kuri Facebook. Sijue kabisa. Ntabwo yaba ari ingegera ari baje kugera aho ngaho. Kada. Ni ingegera iwabo n'abakene. Avuka mu cyariyo cyaherera abandi. Ntaje no kwiyogoshesha. Turi kugendana cyane ndimo. None hikindi.
nta na segonderi afite. ntabwo yigeze yiga. Reka da. Ikibabaje naraje ndinjira hano iwanjye nsanga ingegera y'umuhungu imuryamyeho. Barimo barakina akana ko mu jisho. Mwana wanjye w'umukobwa nkunda cyane. Ubona bakundanye. Chance yarambabaje ndeba ingegera iri kumutereta. None si urebye ubona Chance amukunda. Wagira ngo yaramuroje. Wayo kuhagaze agakombe k'abana. Ziba oya mukobwa ni ugiye gutuma ugwa mu mihanda. Sigaye urara mu nzoga ukirirwa mu nzoga. Akira gusabye akira soma. Siba nsomye ibice wanuza. Naso Ubereye izoga. ndagira ngo zibanze zigushiremo. Ariko mushiki waje ibintu sigaye warikize wowe. Ziba naso Uwogera nubwo uri mushiki waje gukura urahitsobora. Urabora. Genda kuba ahubwo reka nkubwize ukuri wowe. Nutikuramo ibyo bintu wishizeho do uragwa mu muhanda bakubona. Wabuze abandi bakobwa bazimutera. Reka mubwire wowe. Kuri umusore mwiza. Utagiye kujya ubyibyo ubutwe yaje wowe. Bazimutera. Utagiye kujya ubyibyo ubutwe. Ubereye izoga. Ziba. Sonya kumva ubugambo uvuga ubusawa. Ubereye izoga. Ziba kabanya ubugambo aho. N'undi munsi nzajya gusanga uri kuwa January. Gahunda. Reka mubwire. Icara hasi icara. Reka mubwire. Usigaye ushaka kundusha amategeko hano. Wabuze umukobwa muzima utereta. Ise niba yarakwanze wagira ngo bigende. Wowe reka mubwire ntabwo bizo. Ufite imyaka ingahe? Njye kuguteretera se. Ufite imyaka ingahe? Oya, ziba mbaze mvugane nawe. Ziba. Oya. Wowe ufite imyaka ingahe? Iramazi yari uhagarara imbere yawe. Yari yose. Mwone uri mafite mwihorere. Ibintu sigaye warigeze. Ubundi washatse umugabo ukavanga. Ashake nuwe. Anuza. Ndagira ngo rero nkubwire. Yego. Ntabwo ingegera ikwiye gutwara umukobwa wo kwa Mary. Nibyo. Ntibishoboka. Kubitira kure niba hari n'ibindi n'izindi mbaraga ukenera ku ruhande. Ureke uzishakisha. Ariko iyo ngegera ntitwaye umukobwa wo kwa Mary. Oya nibyo. Kandi ikindi. Yego. Ugomba gufata chance. Ukamwicaza ukamubwira ati ntibibaho. Kuva na kera kose abantu bari boroye inkimwe. Babasaba amase basaba ifumbire yo gufumbira. Yego. Insini. Yego. Abo ntago bigeze baronga umukobwa wo kwa Mary. Ntibishoboka ntabwo bibaho. Ugomba kumwicaza hasi. Hano kwicara mu ntebe ukamwicaza hasi ukamubwira. Ako musaza. Bacari hanze ko. Uragira ngo njye sindi mu rugo. Sindi mu rugo. Erega ntabwo mwanga Rupaca. Manyango mugira inama tazaba ikigoryi nk'abo bose mbona hano hanze. Sibyo? Ubundi ufite ikihe kibazo? Ntabwo bizi. Byabayeho byose hari undi bibwira atarimo.
Kangubwira rero musaza wanjye niba umukobwa umwe yarakwanze ntabwo bisobanuye ko bose bakwanga cyangwa se batakwemera urumva kurugutara amatwi yawe umubwire babyumva neza hano hanze hari abakobwa benshi kandi beza watereta urumva niba iwabo batagushaka mwihorere uzabona umukobwa ugukunda ukwitaho uguha keya ibintu byose urumva niba ise yarakwirukanye urumva bigaragara ko n'ubundi niyo yagukunda wakaza mu kabara uhabona nta kintu bakumarira rwose ni hahandi uzarwara ntibagusure hahandi uzagira ikibazo ntibakwiteho rwose ubwo waba urwananitse mbarumbwiza ukuri ushatse rero wamwikuramo ibyo guhaha igihe ndashonje cyangwa witekereje aho ariko ntabwo nshaka kongera kubona umeze arega mushiki wanjye ndagukunda ntagufite ntabwo urabizi ko tugomba gukundana ese ubizi ko twasigaye turi babiri twenyine urabizi cyane ugomba kujya unyumvira rero ariko usigaye uzamura umutwe usigaye ubyibyozwa cyane nga reka nigendere natemuwe uza rero akari gashuka ngo iki niyo waba ubura izuba ringana nakugurira nibyo kandi ikindi yego ugomba gufata chance ukamwicaza ukamubwira ati ntibibaho kuva na kera kose abantu bari boroye inkimwe babasaba amase basaba ifumbire yo gufumbira yego insina imwe yego abo ntabwo bigeze baronga umukobwa wo kwamira ntibishoboka ntabwo bibaho ugomba kumwicaza hasi nta no kwicara mu ntebe ukamwicaza hasi ukamubwira ukamubwira ko ntabwo ingegera nk'iyo ngiyo yatwaye umukobwa wo kwamira akura hano shamuro ntabwo bishoboka urakoze cyane ntabwo bibaho ahubwo tukagira ngo iyo ngegera igira n'ababyeyi hari ikibazo nta n'ababyeyi nambigira nta babyeyi agira ntabo kwiyogoshesha muri uku yarambabaje ndi amashuri namwishyuriye uriya mwana yize mu Bufaransa ariko ingegera y'umuhungu idafite urwara rwo kwishima yinjire kwa meya ngo ije gutereta umukobwa wanjye inama nakugira yego nubwo ubona bakwirukanye mu kazi ntukwiye gucika intege ngo ubone ko byacitse turahari nk'imbaraga zabo tuzagufasha ntabwo rero kikwiye kumva ko nta kazi ufite umukobwa wawe ngo agiye kurongorwa ngo n'imbwa nk'iyo ngiyo ntabwo bishoboka turahari ku bwawe aya nibyo kandi ikindi ahubwo banyirukanye ndongera nsubire mu kazi ese ko ushoboye kuko nashoboye ndi intore urashoboye ndi umugabwa mbere urashoboye kandi niba utabamiye wakora n'akandi kazi it's okay kandi bikagenda neza ya reka rero dutandukane byari byiza ko wampamagaye nkaza tukaganira kuri icyo kibazo wahuye nacyo kandi cyari gikomeye rwose kirakomeye kirakomeye cyane ya nduhuka uyu munsi rero reka ntahe mfite akazi nimugoroba wow nimugoroba hari akazi ngiye gukora reka ntahe okay anyway reka nkubwire rero turi kumwe saha murakoze cyane ngaho ngeze hanze sezeri bakabisa ungeze hano hanze nyine